bw'inzozi urabwumva ubukwe nyine umuntu urota yakoze ubukwe bwo gusubirisha mu bw'inzozi nyine ashaka gusubirisha yarayiyobora muzehe ariye sawa pastor This is how I do, man. Yeah, this is what I do, man. This is a real way, man. Non-stop. Yeah, go. Yeah. What? Beyonce? Where's Beyonce, man? No, I'm talking about beyond the eyes. Oh, Beyonce. Yeah, beyond the eyes. Yeah, good. Umunani wa cyangwa Ngo iki? Naza kwagana mesa wabona na mamanje muso Iki? Arwaye iyi ndwara? No, fuck, man. I heard that you made a song. What about toilet? toilet. I used to, man. What do you drink? Yeah, it's a soft cut. Softy. Soft drink cut. Let me humorize. It smells bad, it's going no good. Like msuzi. No. mama sava ko ari buturuke hari turi kugendana mwene mubona ukuntu yambaye nka reagitinga cyangwa abanoza kuko wamugene ko wambaye wagiye kwambara ibara nyine uri gushaka nde hari n'umugabo kwa yabana Hey, miss. How about you? Yeah, I'm fine. Yeah, this is not soft drink. Yeah, it's hard drink. You drink hard drink? Yeah. It's a bad problem. Usinda babyiga gute? Nuko bitangira. Speaking this, what did he say? Ariko ubonye ko mvuze. Ubwo byo mvuze nk'ubyumvise. You seen what? Usinda babyiga gute? What did he say? Sinda, how? What did he say that? Sinda, how? Sinda, his name is Sinda. Oh no. try yourself ariko ruga mu ntango hameze hake haracukuye harafukuye mu nango Umuhungu wandera. Se wa Olivier harya yitwaga? nabahaga mukoramo gutyo Bizimana. Makuza. Bizimana What the fuck? turayisoreza rero aho abantu baba bagiye kunywesha abahetse bari bagakwiye kuba bicaye hano abahetse amarembo nari uranaga nta mushyitsi sibyo tuyikorera izuba ritaka Nibyo. imbatari muravuga Baretse mani gutanga niba yahita akanguka gutya none
uko kukavuga abamba mukanyweshanya reka basomane inzozi urumva tugahita tumubona ndi kumubyutsa nyine yari ari guhata ibirayi agasinzira ku buryo mbaza ngo none se ntabwo ari ubukwe se uri kumva iyo twayikora dute rero ambazemo iyo mazemo se ntabwo twayikorera mu cyumba mu buryo atari ari nijoro wazirota nijoro ntabwo nshaka kuba atari nijoro kubera ko impamvu nashaka kuba atari nka nijoro birose yari imeze nk'iyatungiza yaribase ariko ati yari ntiyabijya kubera urumva ziko ari hasi ari kubita kuri yajya kure ntatungira amusarose nyine we yarotaga ko hari ubukwe bwo gusubirishamo suzi ko twiriwe kubikora harangwa divorce yari azi ko ari ugusubirishamo nyine njyewe warabishaka ko bazasubiramo ubukwe twabukoze dukennye reka tubukore ngubu twabonye amafaranga agera aho mwifungurira nkwinjira nasa nkamubaza impamvu yaje gutoranyiriza umuceri muri salo nawe akambaza urarangiye umwe nyine nigeze kuporopoza bwo gusubirisha uzi ko basubirishamo ubukwe se padiri ntabwo bizi nicyo nyine ngiye gushaka asoza anaserera papa sava izi nzozi zijya mu bikorwa noneho agasoza aserera izi nzozi zijya mu bikorwa dusubirishemo ati ibintu mbere z'ijoro ahubwo hariya dusoreze ukuboko ku mwana agasa n'ugize n'ushigutse uraba umugeze wowe uraba umugeze urashigukira hano ndi gukoma baramweshanya nyine turajya kumweshanya nkaho nakamushyizeho kumwe basobekanya tugiye kugira uriya ari kubyanima bihite bifunga umugabo wa Forongo yateretse umugongo ukora ku mugongo ndashaka umuntu ufashe ugiye kuyishyira kuri iyi nkeneye iyo ukuntu uri kunyita ma yibagiwe na rinete ibyo wikeneye usanzwe uyikoresha ntabwo ndi kubabona ariko arahari ashyira intebe gasa ntabwo nawe neza akajagari mu mutwe niba ubwo kuko nta bwose bwumva zana umuceri n'amasafa cyazana zana umuceri reba rugaba na gasongo na karingushyu neza iyi ngofero yanjye se wayibohawe wayimaza n'imyaka imaze se n'uwayiba yagaruka fureshi se reba ahubwo dukureho reba dukuyeho byajya byo by'ukuri turi hano nizo mvaga turi bihinduke nta bukwe bwo gusubirishamo twarimo uko mugende bugeze winteze rero akajagari mu mutwe winteze akajagari mu bwonko papa sapa ubwo ibyo ndose bikorwe pe nabonye umwana yambaye twagiye gukina mu gisovu kuri teri ni gake yamuhaye senyeri arishima we ariya se niyo yasekuru kurusha abareba igihe uyimaranye yajya wundi iva mu gikapu gutya bimeze neza
Erike Eri nyine bwavuga kuri ya mipira ya mipira ariko nyine icyo mvuga nyine kirimo kidasanzwe nyine kuba nyine uri kurota inzozi ariko muri kurota inzozi abandi bantu nta n'umwe ubizi ntawe ubizi nawe mureba yambaye kuriya yambaye ikabutura urumva yashyizemo kariya kantu k'ivara nanjye nambaye ikabutura n'iki byose mwaturutse hariya nyine ni uko abantu batangira ko nyine buryoshye biba bwate ubukwe bwawe mwatsabye kuri watsabye kuriya we yashyizemo ivara nyine ikivara kuriya makabutura nanjye nambaye bya byenda twakuye kwa yasi atiyo navugaga Natwitse. papa saba yadukanye n'ubuye kuko barazana umukobwa turya hariya ku irembo nyine wowe niyo navuga ngo akamukabigiriye ushobora no kuza wenda niba byumvikana nyine hariya bakongora kandi nyine ari inzozi ni inzozi nyine nibyo ndi kuvuga bakubyumvikanaho nta kibazo ahubwo wenda barajya babivugaho hagire nk'unyungurira ariko ni uko bukora ubwanjye ukavuga ati izi ni zose ibindi bigezweho ibya mbere hoya ibindi twabikoze twambaye uko mushaka ubu none twambaye uko mushaka